nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze aho muherereye mwese abakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeze mugubwe neza cyane. Tugiye kuganira rero ibimenyetso bizakwereka niba umukobwa mukunda nagukunda byanyabyo cyangwa se niba ari ibintu agukurikiyeho. Ni kenshi uzasanga umusore cyangwa umugabo ufite agatubutse ndetse ukabona yishimirwa cyane kandi agakundwa n'abakobwa batagira ingano. Hano uba wakwibaza niba koko abo bakobwa baba bazanwe n'urukundo bamufitiye cyangwa niba ari uko afite amafaranga menshi. Burya hanze aha hari ubwoko bwinshi bw'abakobwa. Hari abagukundira ukuri, imiterere yawe cyangwa imico myiza wifitiye n'ibindi. Gusa muri iyi minsi usanga hari n'abandi benshi bakunda umusore kubera ubutunzi afite cyangwa amafaranga menshi ahembwa buri kwezi. Rero nkuko tubikesha urubuga Electrema, hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko umukobwa muri mu rukundo burya kuko nta rukundo ruzima gufitiye uretse amafaranga wifitiye, wowe ugasanga wibwira ko ukunzwe. Cyambere najya gushishikariza kwizigamira. Umukobwa ugukunda by'ukuri yita ku hazaza hanyu kandi mugafatanya kuhategura. Kugushishikariza kwizigamira no kubitsa, ukoresha amafaranga neza ni bimwe mu bizakwereka ko umukobwa gukunda by'ukuri, atari uko agukundira amafaranga ufite. Nubona umukobwa ashishikajwe gusa no kwakira amafaranga umuha, niyite ku hazaza hawe cyangwa ha mwembi, jya umwirinda hakiri kare. Cya kabiri, gutumiza narutangira cyangwa gushaka kurya no kunywa atitaye ku biciro. Nusohokana n'umukobwa ukabona ari gutumiza atitaye ku biciro by'icyo atumiza cyangwa ngo abanze arebe niba bitagushyira mu mazi abira cyangwa bikakugiraho ingaruka mbi ku mufuka wawe, ntuzashidikanye rwose. Burya abagukurikiyeho amafaranga n'ubutunzi si urukundo agufitiye pe. Icya gatatu, agundira ibye cyangwa akomera ku bye. Ikindi kizakubwira ko umukobwa mukundana gukundira amafaranga cyangwa ubutunzi ni uko atajya ashaka kugira nawe uruhare mu mubano wanyu, cyane iyo bigeze mu gihe cyo kugirana nawe icyo agufasha cyerekanye n'amafaranga. Arakureka ukirwariza nubwo yaba afite icyo yagufasha. Aba akeneye kwakira ibivi wawe gusa, nta kindi aba yifuza. Icya kane, ahora ategereje kwakira cyangwa guhabwa. Bene uyu mukobwa ugukundira amafaranga utunze niyita ku byakubayeho mu minsi yashize, byaba byiza cyangwa ibibi. Buri gihe aba ategereje ko umuha ikintu kiguturutseho kandi gifite agaciro. Icya gatanu, ntajya ashima ku byo umukorera byose. Umukobwa utagufitiye urukundo rw'ukuri biragoye kumva gushimira, kuko mwene uyu mukobwa ntashima ibyo umukorera. Ababibona nk'aho ari ibintu afitiye uburenganzira kandi biri mu nshingano zawe. Mwene uyu mukobwa kandi agushima gake gake gashoboka, nabwo byagoranye. Mbese bisa nkaho atabona uburemere cyangwa agaciro nk'ibyo umukorera. Cya gatandatu, hari n'abandi bagabo bamuha impano kandi zihenze. Burya wa mukobwa wita ko ari umukunzi wawe adasiba kubona impano zinyuranye ahabwa n'abandi basore cyangwa abagabo, yarangiza ukabona akenera kandi n'izindi ziguturukaho, jya umenya ko agukundira umufuka wawe, si urukundo agufitiye. Urukundo ni ikintu gitangaje kandi gishimishije cyane, ariko rimwe na rimwe amarangamutima yawe ashobora kugira impumyi bikarangira ubana n'uwo mudahuje. Ushobora kuba impumyi ugahora uvunwa n'urukundo ukunda umuntu akurikiye amafaranga cyangwa ikofi yawe, nyuma ikofi yawe amaze kuyisahura akaguta, ugasigara umeze nk'uwataye ubwenge. Ikindi aba ashaka ibintu bihenze cyane, ushobora gusana nawe ubwe udafite ubushobozi. Ni byiza gucunga ikofi yawe ukitondera aho akwerekeza. Ikindi kintu, kwivumbura kudafite ishingiro. Igihe wanze kujyana nawe ahantu runaka yagusabye, igihe wanze kumuha amafaranga yagusabye, arivumbura cyane. Ese umuntu ugukunda ngo muzabane mugire umuryango umwe mutahiriza umugozi umwe, wamubwira ko nta mafaranga ufite akivumbura koko? Oya pe. Ikindi, nawe urabibona neza, ni byiza ko wizera umutimanama wawe 100%, kuko ukubonera byinshi utabonesha amaso. Si ngombwa ko ujya kubitekerezaho kugira ngo ubone ko umukobwa mukundana gukurikiyeho kubera ikofi wakoze, ahubwo nuko akenshi abasore benshi bahitamo kubyirengagiza. Ariko niba ubyirengagije, nubwo mwabana, igihe cyose uzahora uri igikoresho cyo kujya kumushakira amafaranga, kandi nuyabura azaguta. Kandi umukobwa nk'uwo mu rugo ntazakubera umugore uzagufasha kugera ku iterambere, ahubwo azaba agufasha amafaranga yawe yose uzajya uba wakoreye. Niba hari icyo umutimanama wawe rero ukwereka, ni ngombwa ko watera intambwe usubira inyuma ugashaka umukobwa ugukunda kandi wagufasha gutera imbere, aho gukunda ugufasha gusubira inyuma mu butunzi bwawe.
ngibyo rero mujye mushishoza cyane abakobwa ntibakababeshye najya aza kwereka ko ari ibintu byabakeneye jya uzibukira umuveho ntabwo aba agukundira urukundo rwa nyarwo aba ashaka ibyawe aba ashaka ibyo ngibyo ufite mukomeze mugire ibihe byiza kandi subscribe duhe like na comments musharinge no mu bandi mugire ibihe byiza cyane amahoro y'Imana abane namwe